Koperative ubumwe n'imbaraga Musanze ku bufatanye na Fair Presentation kugira ngo filime z'ubwenge zibagereho. Yo Rukundo rwanjye burya niwo utuma umutima wanjye utekana ndetse nifuza kugusoma mwitega pisi ati cyo nkeneye mu buzima. Wasanga iwawe utakigira peti ukarenganywa gutegura ifunguro wabona utacyumva impumuro mu biryo byawe kuko isi yagusize. Ibanga nta rindi rero kwabazaniye urusenda rw'akataraboneka rufite uburyohe ntagereranwa. Akaryoshye ni urusenda rutuma ugira peti rukarema ibyishimo mu muryango wawe hahandi usoza kurya ugikeneye gukomeza ndetse wikomba intoki. Akaryoshye ni urusenda ruhumuza ibiryo ndetse rugaragara neza mu maso y'abarureba. Dufite urusenda mu gacupa kanini na gato uhitamo bitewe n'urwo wifuza. Ukeneye kurangura waduhamagara kuri 079 03 14 317. Wowe ntiwigore aho waba uherereye hose turarukugezaho. Akaryoshye urusenda rwiza rwujuje ubuziranenge. kuba twebwe indwanyi zituruka muri uyu muryango w'abakene twafashe umwanzuro yuko ibi bintu byose tugomba kubihagarika ndetse twabonye ko tutakongera gusubiza isi yacu uko yahoze igihe cyose ibi bintu byaba bikomeje byo gusubiranamo twebwe ubwacu. Nyuma twafashe umwanzuro mu bushobozi bwacu twari dufite turashonzura yuko uburakari bwacu ndetse n'amakimbirane twagiranaga agomba gushirira muri iyi ringi twiyubakiye twebwe abakene. Nta mirwano izongera kubera ku muhanda ndetse nta n'impfu z'abaturage zizo anko yaje aho umusore bamushikanye menye yuko wa mwana we udaturuka mu muryango wa Ganatinap. Ku baturage bawe ndabwo yari yavuka n'uwo mwana ugiye kuvuka uri mu nda y'umugore wawe. Sasa Darapati yabwiye umwana we w'umuhungu ati wa mwana we ndukigera urwana runo rugamba kubera ko umwana uzarurwana cyangwa se indwanyi zarurwana n'uyu mwana umugore wawe atwite. Mu yandi magambo abaturage bari bazi yuko umwana wa Darapati ari uzatabara ubu bwoko ariko ni umwuzukuru we, bivuze ko ari umwana uzabye yuko urise. Kumbe sasa uyu mugabo Shiva ni se w'uyu musore Ganapati. Mubwire yuko urise. यही तुम्हारा और मीरा का बेटा है. Ura ni umwana wawe wabyaranye n'umugore wawe bita Mera. Uyu ni umwana wawe umusore Ndabyazi. Musora nibyo byose bari kutwereka bagenda batunyuzamo twihuse cyane. Uburyo yagwanye n'abashinwa ku nshuro ya mbere umukobwa kaza kamutabara byose mwarabibonye. Izi ni za filime z'ubwenge. Uburyo umukobwa yamutwaye kuri moto, uburyo yagiye kumuzana Shiva avuga yuko ari Ganapati, ibyo byose mwarabibonye. Uburyo bano bagabo baje kumufata, ibyo byose mwarabibonye. Buryo umusore yatangiye imyitozo bazi ngo bari gutoza indwanyi yabo, ibyo byose mwarabibonye. से गुड्डू का चैप्टर खत्म और गणपत का चैप्टर शुरू. गुड्डू तुम्हें बचाने आ गया है. Uburyo aba bari guserebura ngindwanyi yabo yahageze, ibyo mwabibonye. Uburyo yiyunze nande na John. Filime z'ubwenge. Kuba atabikoze neza akakubaza se ko wabaye dry umunsi byagenze gute, ese ko utaruri ufite stamina byagenze gute. Ariko nibyo reka mubwire teta nibyo byiri kuvuga ariko uzi umuntu wikubitara akita harya minervare ninjye uri bujye kwishyura yuriya mwana ese umukozi wamwishyuye. Ikintu kiba gitangaje Romeo nabyo Dafina ati ndabatwaye umva mbabwire hari abantu batazi akunje urashaka kuzanzana mu bintu bya dadisha. Hari abantu batazi gutegura sibyo gorata ikaza ati nari ngukumbuye hubu mu cyumba duru oya nari ngukumbuye ntago bayishiramo ngo yaragushatse ngo urisheri
banza ubwira umwana uko wiriwe umubaze nimba anameze neza ashobora kuba amaze kuvugana na mukecuru atameze neza wowe ugatumwe urukankana mu cyumba ni gute se atari bube dry ahubwo se ndakubwiye ngo urangiza buriya tete yavugaga arangiza kubaka urugo ahita akubwira ngo harya ngo minerivare nijye uri buyishyure ningera mu mujyi ese amata y'umwana ese pampegisi zigeze madafakasha icyo cyo kibazo ahubwo mbere yuko munatangira agukore mu musatsi mu matama mu matwi ahantu hose agereyo mudi zamuka mbabwire ngiyeyo ikintu cyiza ambaho itandatu maze maze kubona utuntu twinshi n'umumashuri wanjye umva ngo bro family mwamuteye isoni kandi ari wowe uri kuzana dadishawa ngo mwamuteye isoni ego dadishawa umva soni we umva soni reka nze babwire mubigisha ibintu byo gusubiza mbere yanyu murari gukora ibya sensa no Romeo muri gusakuza Romeo na muting Romeo na muting nimba ari no kurya n'umwana na muting akomeza ibyiwe mbona nawe urumva ni ukuvuga ngo mani hari igihe bikuvaho uruhare kugira ngo ushire waguca inyuma kubera iki mani reka ndabwira ibyo ndi ngo njyewe ikintu cyambabaza njye na shire wanjye kigatuma dutandukana ngo nuko yanciye ibyo ntabwo byatuma njye ntandukana nawe ko nciye wapi ahubwo ndamwicaza nabimenye ntabwo byagenze gute nihe byapfiriye ukamenya akakubwiza ahubwo nyine ugaca bugufi kugira ngo akubwire isi habuze iki ugashyiramo akabaraga ngewe mungishiri wanjye nci inyuma nanjye ntabwo nci inyuma ntabwo nahita urakatira se uza ninde utazaguca inyuma wankiroye barabarose ubundi biba uretse ko twikunda uretse abantu bikunda ubundi bibaye byiza nimba umukobwa aguciye ngo baguciye inyuma ukagira imana akakubwira ngo nabuze iki ngiki sheri ntabwo bigenza gutya sheri wowe gutya na gutya ukabasha kubyumva yasubira gukora umuntu ugiye kuzana ntabwo muziranye noneho reka nzamubwire nuko nyine sinzi nkanjye ndatereta pe none ikintu cyakingora niyo nkundana igihe kirekire ugasanga umuntu mumaranye wenda nk'imyaka nk'itatu sibyo uramwanze ugiye kuzana nde Yvonne noneho wafite abexi 400 wirukanye umurongo uca inyuma rimwe wanze kumvikana nawe wigize Chip Norris ugiye kuzana ufite aba ex 400 murahararanye kandi uko muri guhararana niko wundi wawe nawe ari kugenda bakurura ariga ntabwo ari wenyine umukunda barakuroze wowe none se nawe wenyine umureba ayo maso yawe se areba ubwiza bwe abandi ntabwo bayasaba imbabazi bigize Chip Norris ngo uri kumwe na Yvonne birashyushye byatokombeye ukwezi kurarangiye kwa kabiri wa mwana watangiye kukwikuramo atangiye kubona ka Ivaria nako kari kumwakira cyangwa Arno no azanye za zindi zo muri Bangladesh akana kakwibagijemo Yvonne atangiye kugustressa wa mwana nawe atangiye kujya mu rukundo utangiye kumushyiraho stress waje ukandeba dance niyo uri kumbwira gutyo dance umutima ugasanga ubaye Yvonne ntabwo ubundi gute muhora mutumira abakobwa ngo baze babarebe babadetingira mu mazu yanyu mbamo bajye mubasohokana hanze yari n'amatsiko ariko ugene kwitese hanze uri kumutumira iwawe ni mu bitaro byo gusura urarwaye uya mu nzu n'amatsiko y'igise guhora murangije kera buri munsi ngo ndebe ngo ibyo ni ibiki kandi namwe ariko mushaka umukobwa mukundana ukamenya situwasiyo yarimo ari n'igihe aba adashaka kwikubwira kuri telefone kuko aba azi ko utari buhite uyumva ariko wagira usanga nta bijya afite ejo azari ubundi ariko
Romeo ntabwo agitambaye utitegeye gumi wanyu ntacyo uje gukora hano twese oya ko icyambere nta munyeshuri wansura bivuze ngo ubukuze bakitegeye oya sometime nde ntayo nubwo nawe wiza uzaza wayabonye ariko nanjye nakwitegera nagira gute nukuza n'ivarisi abantu bagiye muri gato z'abahungu bagakoropa bakoza ibyombo bakabogereza inkweto ariko ndashaka kubabaza ikirezi ari mu biki ninde uri mu bindi bintu Romeo ni cya Romeo ariko simana nyagasani ndagiranye noneho ra umva niba turi muri dadisha ntabwo tubabwiye ibibazo mwebwe ako Romeo waretse koko Blue family ni ngewe mbibona hashize umwaka mbabarira mara umwaka umva rero ikindi kintu ngaruke ku bakobwa naje kuvumbura nk'umusesenguzi wagiye mu Buhinde umukobwa mvuye muri dushe mwihangane niwe wari kubikora muri dushe ni amazi yamenekaga muri dushe amazi avuga kuri umva abakobwa narabavumbuye umukobwa uzavuga ati ngewe ibintu by'urukundo nta kintu bikinshishikazaho ntabwo nyikundana narabimenye musiga mukoresha kiku ego kiku ni ibiki se ni akamashini ego oya se kandi ngo ngemeze neza ntabwo nkishaka relation kandi ngenda tuje ntabwo nyishaka umukunzi bamwibere uba waratumije kiku ego ko maze ubwo basigaye babyita kwikamata nagiye nje kudaha yari yahosinze muri Kigali nagiye ahantu mushito wanjye yari yahosinze ejo bundi wa muntu ibintu byahabereye umukobwa yateye indi finga bari kubyina gutya mu bantu man ndavuga what the ye nagiye kuyumva nsanga afite tubiri twose mugenzi we se none se mu kukarubanda abakobwa basohoka bambaye utuntu tugufiya urumva barasunze barasunda bigeze nko mu masaa tanu numva basinze banyweye amatari urumva barasunze barasunda bigeze nko mu masaa tanu numva basinze banyweye amatari urumva ukagira ngo niwe wenyine uri kubireba ngiye gusanga nsanga n'abantu bose bandi babibonye aho nari mubizi ubu ngewe numiwe aruno icyo kiganiro cyawe ni kibi pe mbese mwana ibyo ni ibiki uri kutwereka ari gusambana aracyanga we arunashobora nko kuba ari kurya anadarimo ararya ari kuduhisha ibyo ari kurya waracyanga gusambana wa kintu turashize ari kurya wa muneke hano umusambanyi uyu mwana gusengera abakobwa mwese muri hano yabarambitseho ibiganza ashiremo na sakwe dore mugore wanje ariko shana ukuri abakobwa dusigaye twariyandagaje ku rwego rwo hejuru yigize puberi umva noneho erega none imyaka isigaye iriho ku buryo umuntu adashiramo n'akantu k'agakariso bisigaye biba bikabije pe mu byumve kandi abahungu baradushuka baba bambaye umuhungu aba yikwije yambaye jampa yafunze ahantu hose ngo suve ngo irambangamira ngo iyo ndimo ndagenda bro ingora imubanga none se kete mubangamira ari mu bihango yambaye pari sa musore wari uri mu
shyiramo agakora umukobwa nakwizera ngo musigire sheri wanjye ibintu by'ikigali bisigaye bimvanga uramusiga ugasanga umukobwa mugenzi we yamuri imbere what the fuck mwe usiko aho ujya ngo ubu musigire umukobwa namusigire umuhungu ahubwo bajyana kuri hari n'abo ujya muri toilette baherekezanyije ugasanga bari gusomana ugasanga bari gusomana umva nanjye narabibonye hari ahantu nagiye hari kuri Great ninjiye muri toilette nsanga abakobwa bari gusomana ndavuga ati sinono abangaba baguze abashiri bahari abaroze mama yanjye njyewe hari umushuti wanjye ubikora yarambwiye ati uriya ngo ntago umuntu wabigerageje yongera no gukunda umuhungu ngaho inshuti yanjye twariganye uburyo yakwibagirwa nawe cyane noneho nabonye afite ibikoresho nyine byose yambwiye ati ntago wagiranye boro ziriya boro n'umukobwa mugenzi wawe ngo nta n'umuhungu wakwemeza ngo iki bayigeze aho bashaka oya hari igihe nitegereza nk'umukobwa nkabona afite umwanda mu kanwa pe nkibaza nk'ubu uyu nguyu namukunda tugasomana kandi iyo umuntu yabaye umulesbiyene aba ari addicted ku bantu bose abahungu arasoma abakobwa agasoma akabebeta ni hahandi abantu beza bose bari abalesbiyene uzareba abakobwa beza usanga ari bo bamalesbiyene abahungu reba nka cya gihungu ejo bundi na postinze ibiriya bintu abakobwa bahoze babarundi arunore kamubwire barundebe ramuhugu kona yesu noneho wagira ngo bari kumwirebeshwa kunarira gutsaga ku biturire cyane aho ntabwo barakoroza mana nyagasani mwarapfushije umva runo ni hahandi uko bagura izo didozi n'ibiki na biki ni hahandi umva ntabwo wakwibagirwa ko Imana yaremye umugabo ntibyabaho hari ibigoryi bizabyiba bari gushira kandi umuhungu wamaze kuba umulesbiyene nta kintu umukobwa bavuga nibe n'umukobwa hari igihe bagaruka ku bahungu ariko umuhungu we biba byarangiye umwe mu bakobwa aba yapfishije